Yego, hari abantu benshi baza mu buzima bwacu bagamije kudusenya ndetse no kurangiza icyizere cyacu n'ubuzima tubayemo. Mu gihe hari abantu baza kugira ngo badusenye mu buzima, ntabwo icyiza ari uko tuzigera tubabaza impamvu batubabaza mu buzima bwacu, cyangwa se ngo baze gukina n'amarangamutima yacu. Mu gihe ubona ko abo bantu bahari mu buzima bwawe, ntabwo ari uwo mwanya wo kwirirwa umuhamagara umubaza ubusa, cyangwa se umufatira umwanya we ubona ko ari kumarira igihe cyawe kubeshya. Mu gihe ubona ko uwo muntu mufite mu buzima bwawe, ukwiriye kumureka utanabimubwiye, ukwiriye kumwereka ko nawe nta kintu avuze mu buzima bwawe. Mu gihe ubona ko umuntu yaguciye amazi, cyangwa se hari ibyo ari gukora biri gusenya ubuzima bwawe, ari kugusubiza inyuma. Yego, nibyo mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'abantu bameze gutyo, ariko ntabwo umunsi uzigera ugera ngo abo bantu bave mu buzima bwacu mu gihe tukibaha umwanya bakagaragaza ko bashaka kudusenya mu buzima bwacu. Birahambaye cyane kubona abantu benshi bafite agahinda kenshi, cyangwa se bafite umujinya mwinshi bitewe n'abantu bababaje mu buzima bwabo, ugasanga nk'uwo muntu mu buzima bwawe aracyarimo nta kintu akimaramo. Iyo weretse ko umuntu wamwanze biramubabaza nawe, ariko mu gihe umuntu yakweretse ko yaguciye amazi cyangwa se yakwanze bikakurakaza, mu gihe wafashe umwanzuro wo kumwereka ko nta kintu akivuze, biramurya mu matwi ye bikamubabaza. Hari abantu benshi batekereza ko abantu tubana mu buzima bwa buri munsi hari ikintu batumariye. Yego, nibyo, nta kintu abo bantu batumariye mu buzima bwacu. Abenshi baza mu buzima bwacu kugira ngo baze badusenye, baze batumarire umwanya wacu. 95% k'abantu tubanye bakunda inyungu zabo. Urugero nkanjye, hari abantu benshi bakunda ibyiza byanjye, ariko twagera ku bibi byanjye ugasanga abo bantu ntabwo bazaba bahari. Mu gihe ubona ko umuntu ufite amaze gutyo, ukwiriye kumureka. Nk'urugero, nimba ubona umuntu mwarashwanye, urugero ku bantu babana mu ngo cyangwa se abantu bakundana, urugero nimba umuntu akunaniye mugiteretana, ntabwo bivuze ko nimubana aribwo uzamushobora. Ikindi, nimba ubona umuntu yaragiye mwarabanye ukabona nta kintu cyawe yajyanye, si byiza kumwirukankaho cyane, kuko iyo umwirukanseho cyane bimuha motivasiyo yo kumva ko ari we munyamakosa. Abantu benshi batekereza ko iyo abantu babirutseho haba ari abanyamafuti, ariko siko bimeze. Mu gihe ubona ko umuntu ari kukwirukankaho cyane, uba wamusuzuguye cyane, nyine wumva ko ari ufite amakosa mu gihe ari wowe wari uyafite. Abantu benshi batekereza ko kuba bafite amakosa umuntu akarenzaho akabirukaho, cyangwa se akagenda akabereka ko ibintu byose bishoboka, bagomba kugusuzugura cyangwa se bakumva ko ari we munyamafuti. Ikigaragara cyo, nimba umuntu mwarabanye mu buzima, tubare ngo ni umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe, ukabona yafashe umwanzuro yaragiye, kandi ukabona mu bintu wari utunze nta na kimwe cyawe yajyanye, uzamenye ko icyatumye agenda no mu kumugarura cyangwa se mu kongera kubana nawe cyakongera kigatuma agenda. Uzamenye ko ikindi ingeso y'umuntu ishira ari uko umuntu yapfuye mu buzima bwe bwa buri munsi. Utazigera utekereza ko umuntu utakwihindura ubuzima bwe ari wowe uzagenda ngo umuhindure ubuzima bwe. Wamuhindura uburyo yambaramo, n'imirire, n'uburyo aryamo, n'uburyo ashobora kuba abana na sosiyete y'abantu, ariko ntushobora guhindura ubwenge bwe. Ubwenge bwe ikigero buriho ntushobora kubuhindura. Yego, nibyo wabitekereje neza kuba utagenda ngo ufate ubwenge bw'umuntu buhindure. Ushobora kugenda ukamwereka ko ibintu byose wabihinduye, wamuhinduriye imirire n'imyambarire n'imitekerereze, ariko ubwenge asanzwe afite nta na rimwe uzigera ubihinduraho, nta na rimwe uzigera wongera ku buzima bwe. Abantu benshi batekereza ko baganiriza abantu, cyangwa se ngo kugenda uganiriza umuntu umubwire uburyo ibintu byose byahindutse, ariko ko bahinduye ubuzima bwe. Ntabwo ariko bimeze. Ibyo ngibyo ni ukwibeshya cyane, kuko watekereza ko umuntu wahinduye ubuzima bwe mu gihe wiriwe umuha umwanya wawe. Ntibizigera bibaho n'umunsi na rimwe ko nimba umuntu asuzugura azigera ashira iyo ngeso yo gusuzugura. Nimba umuntu yubaha, ntuzigera ugenda ngo umutere umutima mubi wo gusuzugura abantu. Bishatse kuvuga ko abantu benshi tubana nabo mu buzima bwa buri munsi baduhemukira cyangwa se batugambanira. 99% k'abantu mubanye bakunda inyungu zabo. Umuntu 1% ni ukunda inyungu zawe. Nimba ubona hari umuntu umeze gutyo ufite mu buzima bwawe, ukwiriye kumureka. Jedi Bombo Karate nk'ibisanzwe, mbibutsa abantu bankurikira ku rubuga rwanjye rwa YouTube, subscribe, share, comment,
kugira ngo uzajye ubana nanjye muri video zanjye zitandukanye. Ndabashimiye.